Usibire hano ndaza kwicazaho umuntu witwa Pastor Claude hanga. Pastor Claude icara hano. Uwo ni uwa mbere, Pastor Claude ku Gasonga Bugari. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ndicazaho umuntu witwa Irene Murindahabi. Irene ku Gasonga Bugari. Irene ku Gasonga Bugari. Uwa gatatu ndaza kwicazaho Vestina. Vestina wa Idirisa se? Wa Idirisa. Nawe yicare hano yiki. Atese kandi. Pastor Claude kuri Irene. Irene n'umwana kuri Pastor Claude. Icyo ni icyambere. Kuko tureke ibyo kuvuga ngo umuntu ngo ni umuntu ngo Irene ngo yakora ibiganiro ngo kubikina ibiki nawe ndamwemera n'umuhanga. Ariko Pastor Claude first of all. Bimeze bitanu hose ko Irene Irene muri ndabisuzwe ninde? Ni Irene. Bakwandikire muri comment. Hagati ya Irene na Murindahabi, Irene Murindahabi na hagati ya Irene Murindahabi nanjye na Patriotique. 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 Muri legend ni Irene. Kora yago kuri profile yawe rero. Oya nese kuba ari kuri profile ibyo nicyo bisobanuye. Na Idirisa ngo baserera bapfuye utuntu duke ngo Vestina agiye yibuka ageze muri Canada ngo nibwo yarageze ahantu aruhukira neza atekereza neza. Ngageze muri Canada nibwo yatangiye kwibuka utuntu Idirisa yajyaga mukorera ngo Vestina arongera agahinda kaba mukamubana kenshi. Aravuga ati rero ngomba nanjye umuntu kumukatira nkamubwira ko ibi bintu yankorera agatari byiza. Ko se nawe uri mu bantu bemeza ko umwana yamaze gutandukana n'umugabo? Kuki? Uyu mwana uremeza ko yatandukanye neza? Nese reka mbanze nkubaze. Era ama striker. Biriya ni ibintu Irene amaje kugira umuco. Bivuge ngo ni utuntu twe. Ni utuntu twe kandi noneho wabikora zikari ibintu bisanzwe, ariko nta nubwo abazi ko ari ibintu bisanzwe. Ahubwo Irene ngiye ukuntu mbibona afite muri we ukuntu yifitemo akantu kubugome. Arangije kundipotinga ahita akora screenshot arayima. Ari mubisi ngo Patri ngo wabibonye ntibimeze bite sinenzi n'ibyo kuyipotinga. Ngo dongo reba ngitegereze ngo ibyo niba ujya gukora ibyo bintu byo kwa uploading ibiganiro nanjye nagukoresheje ngo ndaje nkwereke. Ndaje nkurangize. Hano mu Rwanda bose abantu bagiye bakoresha Vestina na Dorcas ahita bakubita copyright. Abakubita ama striker. Abarundi barababara. Ariko ngo ntazanasubira abantu bose barahiye. Barababara. Ngo babakubise strikers te ubwo. Na hano mu Rwanda tekereza ko hari amaco n'ubu yavuyeho batazi umuntu wari ubiri inyuma kumbi wenda ari Irene wabigiye inyuma. Kandi nawe mu bantu ndimo ndareba natitonda. Narabivuze. Natitonda iherezo rye riraza kumubana irindi rindi. Nawe uravuze ngo azagenda nk'abandi se. Imageragere. Oya ntabwo ariho mvuze. Ajya ponyonyo. Ukoziwa. Ariko Jihad yari ikunguriraga. Jihad ibintu yakoraga wenda yikunguriye neza mu buryo azagaruka, ariko ibintu yakoraga ntago ari ibintu byanyabyo. Hari igihe umuntu akora ikintu kibaza ariko se uyu muntu igihugu akoreramo ibi bintu azi ko ari igihugu gifite stati gifite amategeko kigenderaho, azi ko ari igihugu umubyeyi nta Azingabire Victoire ntago azi amusosori ntago ngiye muri politiki, ariko tuvuge ko Jihad atazi Ingabire Victoire nicyo igihugu kimuvugaho ni yego n'ikibazo gihari. None niba umuntu abashyashyariza nge ntago nyita ngo umuntu yambaye imikufi ngo ni umunyarwanda ngo yambaye imikufi ngo yambaye ibiki ngo ni umusitari, ahubwo ibikuvamo ni ibiki. Icyo gihe nari ngiye nahamagaye Kasuku ndamubwira nawe uri tayari ndaguhuza na Jihad. Ati mpamagara Jihad, nkimuhamagara ngira yifume ahita ambwira ngo ninde umpamagaye nti ni Karabo ngo Karabo k'Imana ngo nubahe none ngo si unkuzi. Bro n'amajwi yenda afite kuri telefone tuvugana ambwira ko anzi twaranahuriye no mu biganiro. Hita mpamagara Kasuku ndabwira nti Oweri ndabasuje nanone kandi mbahaye ikaze abakurikiye Ndore TV show. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndagarutse mu kiganiro cy'umunsi bisanzwe tumaze kumenyerana. Turi kumwe nandese umuntu turi kumwe ntago ndi bumuvuge yivuge nativuga byihorere. Ndabona yisize insenda. Mbo urakoze cyane. Nitwa Karabo k'Imana abantu baranzi. Nishimiye kubasura hano kuri Ndore TV. Najyaga mbumva bakurikirana ahantu henshi yagiye atandukanye, nabaga nicaye abantu barimo barabareba nkavuga ariko hano nzahagera gute. Ubwo nanjye naje kugira ngo mbashyigikire
ariko nanjye ndushaho kwiyungura n'izindi nshuti zitanzi wenda zimbonye ubwa mbere ziri hano kuri Ndore TV. Urakoze cyane. Ni amahoro cyane. Ni amahoro masakara. Cyane kabisa. Ko wahombanye se bimeze bite? Ntuheruka kurya ariko hari umuntu wambwiye ngo byaranze wagiye ibyarongo agiye guhinga, nibyo? Guhinga se uhinga akaba afite amahirwe menshi yo kuzarama kuko ararya. Ahubwo ngo uvuga ibyo kudahinga wenda avuga ibintu ashaka kwerekana yuko kuba mpinga ari kibazo, wasanga ahubwo twakwibaza ngo atunzwe n'iki. Niba adahinga niwe ufite ikibazo. Niba adahinga niwe ufite ikibazo. Gahunda niyo kwicaza abantu hano. Kuki kandi? Udahinga yicariye iki? Ngaho. Bayijadi sa gasonga bugari kwisiga afata akanya. Oya, kandi je naramubwiye nta gasonga bugari. Urakandekera kuko ibingibi ubundi ninjye wabitangije. Bano ba Jihad baje ari imvubuka zije ejo bundi zishaka kunyereka ko ari abantu ngo nyine bakaze. Ari hehe uyu munsi? Ari Mageragere. Okay. Niba ari Mageragere rero usigaranye intebe ye nako iyange ubundi akagasonga bugari nigeri yarakambuye. Ubu ninjye ugafite akakanya. Naje mu kanya nkaterure ngira abantu nicaza. Ugiye kugira aho wicaza cyangwa uzagatangamo gift? Atangamo gift yandi. Akangaka karicaraho abantu. Ya content ya Jihad yakoraga ninjye ugiye kujya uyikora, ariko noneho nge nyikora ivuguruye itarimo gutukana, itarimo amafuti, itarimo amanyanga. Ugiye gufata content ya Skytu nawe ugiye kubasibiza? No, ariko reka ngwire. Ugiye kubasibiza? Skytu ndamuzi, ni umuntu ukora ibintu byiza, ariko Skytu namutanze mu kibuga. Ako se mwese ko mwigiza abami b'imihanda tuzemera nde tureke? Emera jewe abandi ubareke. Kuki sabwo nemera wowe kandi Skytu ari usibiza abantu, ari wo muntu twese tuza ari usibiza? Iriya ni content yazanye, ariko ntabwo bivuze ko ari yantanze mu kibuga. Ikibuga ni cyawe? Ikibuga ni nge wakijemo kera nkiri umwana. Rega jewe karaburiyumva man. No, reka nkubwiye. Sha uriyumva. Ngewe hano muri iki kibuga abantu benshi baranze. Nahereye kera kuva zamani. Usibye no kuvuga ngo abastari baranzi. Ndi n'umuntu uzwi n'abantu benshi, n'abayobozi, abantu batandukanye, kuko ngewe natangiye ibi bintu ntangira kubikora. Hari n'abayobozi natangiye aribwo bakijya mu buyobozi. Wenda bagiye kuba nk'abaminister. Hari nabo twasangiraga nko muri studio ari abahanzi, ubu ngubu babaye abaminister. Bankurikiye baranze. Aba Scovia bose ni abantu twatangiye gukora nawe ataranaba mustari. Mu magambo make barakuzi wowe? Bose ureka kandi ibyo nkubwira. Abo Scovia uramuzi? Ndamuzi. Uyu ngiye noneho muzi akiri umuntu kizamuka ari umururu. Nanjye ndi muri twese turi kimwe, ahubwo jewe ndi umuntu nyine ukaze cyane. ninjira muri studio abantu bakavuga ati umusitari yaje bakagira gutya. Ariko n'inshuti yanjye ndamusuhuje. Siko muntu usigaye wambara nk'abasani bro. Kandi ndi umusani n'ubundi. Drip za dance karabo. Babibona? Karako muntu usigaye twika man. Gusa ndatwika neza kandi nkwikumira w'amahoro. Nishimiye kongera kukubona. Hari hashize igihe ndabona rwose itoto ari itoto. Gahunda ni yayindi. Je nukwitaho n'ibyawe n'ibyanjye niko gahunda zestaye. Umva. Aho uzajya wowe. Niseka twinjiye mu mwandiko w'uyu munsi. Urutonde rw'abasibira ni bande? Ni bande ugiye kwicaza ku isonga bugari? Urutonde rw'abantu bari busibire hano. Ndaza kwicazaho umuntu witwa Pastor Claude hanga. Pastor Claude icara hano. Uwo ni uwa mbere. Pastor Claude ku gasonga bugari. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ndicazaho umuntu witwa Irene Murindahabi. Irene ku gasonga bugari. Irene ku gasonga bugari. Uwa gatatu ndaza kwicazaho Vestina. Vestina wa Idirisa se? Wa Idirisa. Nawe yicare hano yiki. Atese kandi. Yego twagiye mu bicara ku gasonga bugari. Abandi baraza kuza mu kanya. Reka tubanze duhere no kuraba bahita we. Ikintu cya mbere gitumye Claude yacazwa ku gasonga bugari negeki? Mbo Pastor Claude ni umuntu muri imihanda arimo arakora neza gira gute, ariko mu byukuri yarengeje umuvuduko w'ibikenewe. Yarenze umurongo? Ntabwo yarenze umurongo, ahubwo yarengeje umuvuduko. Akwiye gukandagira hehe? Kuri feri hagati. Akariro gake na feri. Akandagire kuri feri ibintu bigendemo gakeya, kuko niba atangiye kuvuga ati wowe Irene aho kugira ngo cano nyihombe urajya Mageragere cyangwa ngeyo,
muri make yatangiye kurenza umurongo. umuvuduko w'ibikenewe hano mu Rwanda, kandi turabizi neza ko hano mu Rwanda ese ubundi wa mugani ubwo sakomeje gukora ibiganiro bigize icyaha icyaha cyo kirahari nyine, kubera uvuga ko ngo nudakora ibi uzajya amageragere nyine urumva Pastor Claude ntabwo aramenya urwego ariho. Pastor Claude na Irene, Pastor Claude kuri Irene, Irene ni umwana kuri Pastor Claude. Icyo ni icyambere, kuko tureke ibyo kuvuga ngo umuntu ngo ni umuntu ngo Irene ngo akora ibiganiro ngo kubikina ibiki, nawe ndamwemera n'umuhanga, ariko Pastor Claude first of all ni umubyeyi mukuru, afite imyaka, umuri umuntu wujuje ufite imyaka irenze y'agafuka ka sima agafuka ka sima kandi urumva uri uwo muntu ujye umwubaha, ugire gutya umuhe ibimukwiriye nyine. Umuntu wa kabiri ni Irene, agiye ku gasonga bugari gute yicajwe nkande, kuko buri umuntu wakicaza Irene wowe, ahubwo ntamwicaje yazicazwa nande? Irene muri ndabe uruhe kutamurusha fame, ukaba utamurusha abantu, ukaba utamurusha igikundiro, akaba kurusha sabu, akaba afite followers bimeze bitanu hose ko na Irene muri ndabe isuzwe ninde? Ni Irene. Bakwandikire muri comment hagati ya Irene na muri ndahabi, hagati ya Irene muri ndahabi nanjye na patriotique ngewe oya tuve muri joke na Karabo, tuve muri joke. Ngewe na Irene muri ndahabi umusitari muri Afrika no kwisi umuntu uzwi ninde? Okay, wamugana nyine abantu bajye muri comment. Ngewe ntago ngiye kwikira, uriyumva mwana oya ntago ari kwiyumva, ndabikwereka telefone yanjye iri hariya ku muriro, byose nahita mbikwereka ko naraye mbidownloadinze mfata n'ama screenshot. Nge nakinnye filime zigera muri miliyoni 1M zirenga, filime nakinnye sibyo, ariko nakoze ibiganiro birenze kandi buretse n'ibiganiro nyine. Reka nkubwire Kara, jya wemera, ariko buretse urabona ubwo bigiye kumera nka kuno twafashe abafana ba The Ben n'aba Bruce Melody, abantu bagiye ku ruhe ruhande, bagiye ku ruhande rwa The Ben. None se urazana The Ben umukompare na Bruce Melody, urumva biri buhure? Ntabwo bihura, ntibikunda ubundi, kuko The Ben is legend. Okay, twagiye. Hanyuma rero ikijyanye no kuba uyu munsi ariwe wemerwa kuruta Irene, ni ibikorwa byawe, ni iki gikorwa? Nibyo nari nyikubwira. Yego, ngewe tuvugana nakinnye filime, ngewe ndi main actor. Ifilime zirebwa na miliyoni, sibyo? Cyo si cyambere. Nakoze indirimbo ngewe zirenga miliyoni, ngewe Karabo K'Imana, sibyo? Natinze mu mashusho y'indirimbo z'abandi bantu zirebwa na miliyoni y'abantu. Nakoze itangazamakuru, ngiye mfata mikoro hosting abantu, ibiganiro bigera hejuru y'ibihumbi 100. Ibyo bintu byose nagiye njyamo. Irene wo musanga mu bintu bibiri gusa, ni manager w'abahanzi akaba n'umunyamakuru. Hari ikindi umuzimo? Oya, nta kindi. Very nice. Hari abantu rero banzi muri filime batazi Irene, hari abantu banzi mu muziki batazi Irene. Gusa umpuza nawe gute? Abangaba turabemera nk'aba legend, ariko Irene kuri jewe bagiye no kwambika amapeti. Yewe ndakubwiza ukuri, n'umukuru reka nkubwize gutya, turi n'ahantu hari abakuru b'ibihugu, ninjye wagenda imbere ya Irene, ntabwo Irene yagenda imbere. Ko numva habaye imihangana rigirije. Oya, kandi ibyo nkubwira nawe abizi. Ko mwese mwamaguruki. Ngenda kubwira. Nukajyanye cya kibazo na Bosco, ko nabonye abantu bose bamaguruki. Oya. Irene jewe yarambwiye turi mu kiganiro kuri MI Empire. Niwe wabivuze n'ubishaka kumbwira nyikwereke. Yarambwiye ati je nari umufana wawe niga muri kaminuza. Je natangiye kuririmba mpagurutsa abantu 2008. We wari uri he? Ngewe. Wowe Jackie umunyamakuru. Nari ndi mu kubyara za 2008 nibwo nari kubyara umwana wanjye wa kabiri. Wari wajya muri social, wari wakajya muri social media? Oya, naje mu 2018. Very nice. Rero umva 2008 ko jewe nahagurutsaga abantu. Ubwo no bicyo kintu? Ndabyumva. Uramuzana Irene gute? Irene ko yaje mu itangazamakuru ejo bundi. Uratwika. Irene atarajya kuri radio namubanjirijeyo. Nose hagati ya Irene na Yago wemera nde? Hagati Irene na Yago? Nemera bose ndabemera. Ariko tujye mu legend. Mu legend ni Irene. Kora Yago kuri profile yawe rero. Oya, nese kuba ari kuri profile ibyo nicyo bisobanuye. Oya, niba ukunda umuntu ukaba nta kintu mubonamo muvaneho. Oya, kandi nkubwira ko Yago
ni umuregent nawe ndamwemera ariko none se Yago na Irene waje mbere ninde none se ahubwo tuvuze Yago ariko buretse Yago niwe waje mbere ya Irene kuko ndabyibuka nigeze kubona ikiganiro Irene nako Yago yigeze gukorana na Chameleone n'abari barumuna be harimo na wundi wapfuye ni ikiganiro yakoranye na Chameleone na murumuna wa Chameleone na wa wundi wapfuye waririmbanaga na ntuza na radio ni bari radio bari abombi ko ari babiri simenya kuba declivane kubasobanura okay twagiye umwe yari Wizo oya Chameleone ahubwo umwe yari Wizo ndi yari Ready umwe muri bo rero yarapfuye nyine wapfuye ni Ready ntago mbizi ahubwo Chameleone umuzanyute Chameleone se nta vindi imwe n'umwe muri bariya n'uriya wasigaye yego na Wizo ahubwo uvuze Wizo nibuka ko Teta nawe amaze iminsi amumereye na bamugore ngo amaze iminsi amuvunagura amaguru avuna twigire ku cyatumye rero usibiza Vestine ariko uriya mukobwa yagarutse ubundi Vestine niki cyatumye umufata ukamushyira ku isonga bugari nk'aba bagabo bivuye kuki Vestine rero impamvu ushaka kumushyira kuri aka gasonga bugari akicaraho Vestine ni umuntu uri muri iyi mihanda ariko utarasobanukirwa uburyo iyi mihanda ikoreshwa nk'ejo bundi yari yifashe ngo aserera na Idirisa ngo baserera bapfuye utuntu duke ngo Vestine agiye yibuka ageze muri Canada ngo nibwo yarageze ahantu aruhukira neza atekereza neza ngo ageze muri Canada nibwo yatangiye kwibuka utuntu Idirisa yajyaga amukorera ngo Vestine arongera agahinda kamubana kenshi aravuga ati rero ngomba nanjye umuntu kumukatira nkamubwira ko ibi bintu yankoreraga atari byiza ko se nawe uri mu bantu bemeza ko umwana yamaze gutandukana n'umugabo kuki uyu mwana uremeza ko yatandukanye neza reka mbanze nkubaze Vestine ntari hano mu Rwanda kandi bavuga ngo yasigaye Canada ari hano mu Rwanda yarahageze yaje nande se yaje nyuma bivuye kuki bivuye kuko nyine we yumvishe ashaka gutaha nyine yaraje ariko ntiyakatiye ngo iwabo w'umugabo ni inkuru numva zavuzwe simbizi mbabarire cyane ngo yahise yigira iwabo ubwo rero niba yaragiye iwabo ntajye kubana n'umugabo ahubwo twibaze ngo umugabo ari kumwe nande wakibaza nyine ngo ari kumwe nande se nyine ntawe reka noneho nibarize kano kabazo wenda we ku ruhande rwawe ubona Irene yakabaye agirana ibibazo na Bosco Empire byatuma Bosco agera ubwo avuga ko yahunze n'igihugu yagiye acitse cyangwa ahunze agatsiko cyangwa se ibintu nk'ibyo oya Bosco Empire reka mbisobanure neza Bosco Empire nawe turavugana n'inshuti yanjye na Irene n'inshuti yanjye ngiye kubivuga uko mbizi nta kuntu wamuhamagara asabwa mu kiganiro tukamubaza amakuru Bosco se Bosco ashobora kwitaba ariko we umwihoreye gatoya tuzabireba Irene muri ndabi na Bosco Empire no kuvuga ngo ibibazo bari bafitanye bari bakwiye kubikemurira hehe mu buyobozi niba barabonaga hari umwe ubangamiye undi yego Irene rero kiriya kibazo cyo kuba yabangamirana n'abantu akabatera ama striker biriya ni ibintu Irene amaje kugira umuco bivuge ngo ni utuntu twe kandi noneho wabikora zikari ibintu bisanzwe ariko nta nubwo abazi ko ari ibintu bisanzwe ahubwo Irene ngewe ukuntu mbibona afite muri we ukuntu yifitemo akantu k'ubugome sibyo mbabarire mvuga uko mbyumva ndakumva urinde gukoresha amagambo yibasira umuntu ntago mwibasira nimwibasira ajye kundeka ko se ko mwarakaye mwese oya Irene afite ukuntu agiramo akantu k'ubugome jewe kera nigeze kujya mfata ibiganiro urumva YouTube nibwo zeze kiza none Irene akajya nkoresha ibiganiro nanjye nifite aka YouTube kanje cana mbo akajya nono icyo gihe nanjye nkafata ibiganiro nkabidownloadinga nakuye kuri The Choice Live nkabyaplodinga kuri channel yanjye Irene akabibona kuko jewe narabyaplodinga kuri channel yanjye bikarebwa kurusha ibyo kwa Irene aza gushyiramo akantu k'ishari oya yarandipotinze arangije kundipotinga ahita akora screenshot arayima ari mubisi ngo Patrick ngo wabibonye ntibimeze bite sinenzi nibyo kuripotinga ngo dongo reba ngitegereze ngo ibyo niba ngiye gukora ibyo bintu byo kwa uploading ibiganiro nanjye nagukoresheje ngo ndaje nkwereke ndaje nkurangize
yarambwiye ati nyine ndaje mbikwereka, ndamubwira ntabwo nzongera, sinari nabizi, nari nzi ko ibiganiro bya uploadinzwe na Irene nanjye nabya uploadinga ntumva nta kibazo. Urumva rero ibyo yarabikoze ndabyumva. Irene aza kugira gutya asimbukira i Burundi, akigera kuri Melchior Ndadaye bamwakira neza, abanyamakuru baraza abitwa ni benshi cyane ntibuka neza, barandiri promoter nanabasuhuje cyane, n'abitwa ba The Silva bakorera kuri ikinyamakuru cyitwaga Wakalaye TV, ubu barakiri mu buvinze bayikuyeho. Baraza baramukavaringa inkuru, barangije kumukavaringa Irene ngageze aha akimara gutuza ageze hano mu Rwanda, bose abantu bagiye bakoresha Vestina na Dorcas ahita bakubita copyright, abakubita amastrike. Abarundi barababara ariko ngo ntazanasubirayo, abantu bose barahiye barababara ngo babakubise strike ziteye ubwoba. Na hano mu Rwanda ntekereza ko hari amaco n'ubu yavuyeho batazi umuntu wari ubiri inyuma, kumbi wenda ari Irene wabigiye inyuma. So biriya bintu rero ukuntu mbibona, iyo umuntu atifuriza abanyarwanda bagenzi bi neza, atifuza ko nabo barya, atifuza ko banywa, ngiye mpita mubona nk'umugome. Niyo mpamvu rero ngewe iyo ndimo ndavuga ibi bintu sinita ngo wenda ngo Irene ngo azamfata gute, I don't care. Kuko ikintu cya mbere, niba perezida ashaka ko abantu b'Abanyarwanda twese tubaho neza, Irene nawe agomba kujya mu mujyi w'umukuru w'igihugu, sibyo? Hano nta muntu uba ukwiriye kwigira kariya kajya he mu Rwanda ngakora ibintu by'amafuti, afata abana b'Abanyarwanda batera amastrike, abana bagende ubuzima busubira inyuma kubera umuntu umwe. Why? Kandi nawe mu bantu ndimo ndareba natitonda, narabivuze, natitonda iherezo rye riraza kumubana irindi rindi. Nawe uravuze ngo azagenda nk'abandi se imageragere? Oya, ntabwo ariho mvuze, atagira umuntu uvuga ngo nohereje umuntu imageragere. Ikintu mubwira abantu nibagendere ku myumvire y'igihugu, abantu bari kubugome, ubugome bwararangiye bro. Abantu bari kubugome babane mu mahoro, umuntu areke kujujubya abantu abatera amastrike. Kandi biriya bintu ntabwo ari ibintu Irene yize none ahangaha, ni ibintu yamye afite. Ni ibintu afite. Imana imbabare iki kiganiro aze kukireba, ariko agabanye ikintu, uze kumuha akaringi, ndamuhariye aze kugabanya ikintu bita ishyari. Ugiye guhereza ari ariko rero buriya njye mba nibaza niba buriya bifite n'akazi kenshi, bigiye no gufunga Abanyarwanda nkurikije bamwe na bamwe imico mba mbabonana, imico y'ubugome, uzi ko yamarira abantu muri gereza. Yabamariramo, tugarukire hafi aho ntaza kurengera, ariko uriya mutipe rwose Jackie mujye munamugira inama abane n'abantu amahoro. Ariko kari akantu ko kutabana n'abantu amahoro, kuki abantu bo muri entertainment bagaharaye ba industry, kuki harimo amashyamba. Jackie nkubwire ikintu utazi, uzi ubugome buri muri ibi bintu urimo, ibi bintu urimo urakora, umuntu ari icundi gutya hano barakubwira ese niba bakubwira ngo dore imbogo yari yakize abatipe ngo mu kwishakira, ariko uzi ko ibi bintu twabicecetse twarabyumvishije. Abatipe ngo mu kwishakira views ngo bamwe bamushyira amata n'ibiki, barambwiye ngo biceceka ngo nayo konaza kubivuga byarabaye. Amushyira amata ngo bashaka views, amushyiramo ibintu, bamushyiramo ibintu, umuntu arakarenga acaho, abantu babyita imikino. Kuko si wamugani ko numva bino bintu birimo amashyamba ateye ubwoba, none ubwo ibi bintu bizarangira bite? Kurangira nta kundi, RIB izajya yenterevena, hazakorwa iki? Izajya yenterevena, izajya ireba aho ibintu bimeze nabi, ize ifata uwo muntu imujyane imubitsa ahantu. Noneho reka twiganiye ku musozo w'ikiganiro. Uragana ku musozo gute? Aka gasonga bugari, ikiganiro cyaryoshye. Oya, no kuvuga ngo gahunda ni upotiti, upotiti, uponyonyo, upotiti, uponyonyo, upoziwa. Upotiti, uponyonyo, upoziwa. Ariko jihadi yarikunguriraga. Jihadi ibintu yakoraga wenda yikunguriye neza mu buryo azagaruka, ariko ibintu yakoraga ntago ari ibintu byanyabyo. Hari igihe umuntu akora ikintu ukibaza, ariko se uyu muntu igihugu akoreramo ibi bintu azi ko ari igihugu gifite stati, gifite amategeko kigenderaho, azi ko ari igihugu
none se umuntu arafata amafoto ya yampana amashusho ya yampana arimo aragira uko yigenza akasakaza amubaza iki? ariko se urumva wenda ntabwo ugiye mushyigikiye ko yasakaje pe simushyigikiye nta n'undi ishyigikiye rwose iki kintu abantu bacyumve nta muntu n'umwe nshyigikiye ko yabikoze. Reka babwire Jackie ngenda nkunda gusesengura abantu bakavuga ngo ariko ngo karabo ngo ugira ukuri kwinshi. Njyewe umuntu nzakubwiza ukuri ubifata uko ubyumva simba ndyiwawe wenda wowe nakwigengesera kuko iyo nagiye kugusura ahantu uba ndarya nkanywa amera neza ariko njyewe wundi muntu ntazi ngo bimeze biti. Oya nanjye kuva atari bihoraho ntago wanyigengesera. Njyewe oya uriya we mu bantu nubaha uwa Jackie. Njyewe ne ndabizi umuntu wanjye ariko se aka kantu karaza kurangira gute kakanu tugatinda akani kumugwa mu kikabona kaje muri social media ariko ntago kaje ubungubu kamaze iminsi. No bino ni uko mwebwe muba muri jari ya social media byahoze bibaho mu Rwanda ni ibintu byagiye bibaho ahubwo kuri social media impamvu barimo barabizana ni kwa kwibagirwa batangiye kwibagirwa baravuga ati bwa bugome twakoreraga inyuma reka tunabuzana ahangaha tu n'isi bibone. Icyo gihe rero leta yabibonye ariko utekereza niba umuntu ajya hariya nka Jihad bakamubaza ngo ibiki n'ibiki agahita asubiza ngo bamubaza kuri Ingabire Victoire ngo reka uwo mubyeyi nta Ingabire Victoire ntagazi amusosori ntago ngiye muri politiki ariko tuvuge ko Jihad atazi Ingabire Victoire nicyo igihugu kimuvugaho ni yego n'ikibazo gihari. None niba umuntu abashyashyariza nge ntago nyita ngo umuntu yambaye imikufi ngo ni umunyarwanda ngo yambaye imikufi ngo yambaye ngibiki ngo ni umusitari ahubwo ibikuvamo ni ibiki urumva? Yes kuko ntago tuzi organization yagutumye urimo uraza reka reka ngukure mu mvura ndabona imvura iguye tanga ubutumwa bwawe. Ubutumwa ntanga nuko jewe Irene ndamukunda Jihad ndamukunda nabandi kuko buri muntu wese w'umunyarwanda ndamukunda. Subakunda turabatwitse ngo urabakunda simba twitse tugerageze tugendere ku murongo umeze gutya hanyuma umurongo n'uyu. Jihad nubuhe butumwa mugena ko nubundi nawe agiye kukurana numva ngo basigaye baba internet inama namuha nuko mukunda ariko icyo namubwira nuko mwemera ariko ikintu yazirikane we Jihad niba nkurikiye cyangwa ikiganiro uzagikurikira waravuye muri gereza wankoreye ubugome bubi. Jihad nigeze kumuhamagara nabwo najyaga musanga mu kiganiro agahita ankurura ngo karango ngwino hano ngo ngwino nkubwire ngo waririmba nyakarimbo ngo nakarese ngo keza tugakorana ikiganiro urumva. Nyuma aza kumbwira icyo akampamagara mu kiganiro nyuma ndamubwira rero Jihad ndashaka kugira ngo nzaguhamagare mu kiganiro nanjye byibura nkukureho views kuko uri umusitari. Ati tubijyamo. Icyo gihe nari ngiye nahamagaye Kasuku ndamubwira nawe uri tayari ndaguhuza na Jihad. Ati mpamagara Jihad nkimuhamagara ngira yivume ahita ambwira ngo ninde umamagaye nti ni Karabo ngo Karabo k'Imana ngo nubahe none ngo si nkuzi bro n'amajwi yenda afite kuri telefone tuvugana ambwira ko anzi twaranahuriye no mu biganiro mpita mpamagara Kasuku ndabwira nti uzi Jihad binankoreye cya kiganiro ati tukireke baranyihakaye we Kasuku we yaraje turakora yari muri Mongolia turanakora imfura cyane. Rero njye umuntu uzanyereka ubugome ndi inyange y'Imana ngiye nta muntu mbangamira umuntu akanyereka ibintu bibi mpita mvuga ni uyu muntu ni igicamuki. Ubwo se niba nkorera ubugome nge nta mukorera ubugome abakorera ubugome bamukorera ubugome yabakorera ibingana iki ntiyanabica ahari sorry washobora kuba atanabica ariko reka dusezera abantu kara turagushimira no kuri Ndoro TV show akoze kubana natwe Imana igumugisha kuduha umwanya wawe ibisigaye dukomeze tubane uri umuntu wacu urakoze dusuye mu kiganiro cy'utasezera abantu bawe. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha ndabakunda abankunda abatankunda mwebwe Imana ibatembereze.